ejo bundi hari ibintu twari turimo abantu bari ku amakuru menshi sindi buyavuga ariko icyo naringamije kukubwira wowe uri kutwumva niba hari ikintu ufite ukora service utanga ikintu ukora runaka kuri ubu ngubu imbuga nkoranyambaga twahoze tubivuga mu kanya zifite akamaro ntago ari ukuvuga ngo abantu baraza bakureba aho uri bahigereye hari n'abantu bashaka kumenya bashaka no kumenya ibyo ukorana mbere yuko bazi rero ni byiza yuko ugira iyi mbuga uba kuri izi mbuga ese ufite page ufite account kuri izi mbuga ese ufite website ikora iriho ibintu ukora ibi amakuru yawe iriho ibikuranga byose ku buryo umuntu ayifungura akahita abona kubuyeteza kubaza ngo harya ngo mukorera harya iyi service no ibintu byawe harya mukora ibiki mufite amafoto se wanyereka se amafoto reka nkoreze kuri WhatsApp ndabona bantu zinshiranye no please gufungura ntuza za ube ufite ariko nanone Sandrine ni cyiza hari igihe uhura n'umuntu wagufasha burya muri business ariko mufite igihe gito wenda giye hanze wenda nta nakuzi sibyo ugakenera ko ako kanya uhita umwimpressiona ko yahita akorana nawe ufite iminota 2 aho ngaho rero nibwo ubundi ushatse wanagendana n'agaharaka hari utuntu tutupapuro duto ushobora kuba printing aho service ukora ku buryo ubwebana ati ndashaka ariko kureba ikintu nakora mu Rwanda ukahita ugakora mu mufuka ati reba hano hari service A B C D ku buryo nyine uba uri tayari anytime ari umuntu ugize kumbaza ati hari kera ati nk'ubu uhuriye na Bill Gates muri ascenseur kuva kuri etage imwe ijya hejuru akakubwira ati mpereza gato ni cyumva ushaka gukora kubera stress n'ibintu byinshi ushobora kugira ushobora gusanga ageze kuri ascenseur asohotse agiye nta kintu kimwe gufashije so n'urugero ariko ugomba kuba buri mwanya wose witeguye ko ahantu hose uri business yawe uyifite wowe uri kumwe nayo buryo wahita ubasha kwisobanura umuntu ako kanya unamubwira n'icyerekezo cyawe nicyo wumva wowe umushakaho ejo bundi tuzaba dufite abantu barenga 5,000 bari hano baturutse imihanda niyo taba ari we azataha iwabo azahura n'abantu wese uvuye he uvuye naha wabonye iki bakora ibiki njaka kuzajyayo azambwira tuzajyana bagurisha ibuzajya nayo bazakora ibi ibyo byose umuntu azagenda akwamamaza niba ariko navuga ese nuhura nawe adafite aranahura n'abandi bantu benshi why would he work with you yes nukuri wowe ka standby niko batubwiraga mu ngano icara uri standby anytime umva tunganya kora isuku muri izo mbuga zawe kufungura kuri Facebook kuri Instagram kuri Twitter n'aya masegonda ngayo ugashyiraho amafoto ari professionnel amafoto meza ibintu bigaragara kuba wakora website niba utazi kubikora shaka umuntu wabigukorera birakenewe ubwo kiyongera kuri ibyo ngibyo tugire n'umuco wo kubwira umuntu mu gihe wowe izo service utazitanga ukabwira umuntu ko inshuti yawe zikora cyangwa hari undi muntu uzi ubikora hari igihe umuntu bijya bibaho ko ushobora kuba ikintu utagikora ariko ntikirangire kuko iki kintu singikora ushobora gusanga mu bajama bawe mu ba bro cyangwa se mu nshuti zawe hari umuntu aho nigiye abantu bumvise nyine cya kintu cy'ubuntu kuba nuzamuka nanjye bizamfasha nanjye iriya favor ushobora kuzangarukira tuje dutwikira umuntu nawe umutwikira ati hari ariko hari akazi wanagiye si imishoboye ariko wowe wagenda ukareba 102.3 Kiss FM